Hello friends, welcome again our YouTube channel. Hello friends, welcome again to my YouTube channel or YouTube channel. I don't know if you still remember what I taught you last week. Sinzi niba mukibuka icyo nabigishije ubutaha, but now I'm going to teach you what to do, how you can use when you need to make full sentence. Ariko ndagira ngo umbazanire verb to do no gukora kugira ngo tuze twayikoresha mu nteruro, akaba ari nayo mpamvu muri aka kanya tugiye kuyiga. Ubushize twabahaye verb to be muri simple past na simple present na simple future. Aka kanya tugiye kwiga verb to do uko twayikoresha muri ibyo bihe kugira ngo igihe cyose ugiye gukora interuro iri muri izo verb umenye uko waba wazikoresha. Tugiye kubanza twiga uburyo dukoresha verb, ubutaha interuro nujya ugenda uzunga uzajya ushika ku cyongereza ushaka kugeraho. Yes, I hope you're fine. Ndizera ko mumeze neza. Yes. Verb to do, mbibutse yuko verb to do mu Kinyarwanda ari gukora. Iyo ugiye kuri izi subject I, ugomba kumenya ko formula yayo ari do na does. Verb to be niyo ikomeramo, izindi zose ho nta kibazo usibye guhindura kuri uyu muvugo wa he, she, it, niho twongera akajambo es. Yes, twagiye rero. I do, ndakora. You do, urakora. He does, arakora. We do, turakora. You do, murakora. They do, barakora. Sasa rero ahangaha niba umaze kwitondagura gutyo kugira ngo noneho uyishyire mu nteruro, ugomba kuvuga ngo I am doing homework. I am doing homework. Urumva ko ya verb twize ubushize ya verb to be irimo. Ni ngombwa kugira ngo tuyigaragaze muri icyo gikorwa. Yes. Wakomeza kuri you ukavuga ngo you were doing homework, cyangwa se you do what you want. Ukora icyo ushaka. Yes. Hano kuri he na she na it, iyo tuhageze ushobora kuvuga ngo he do not. Uvuze gutyo he do, urumva ko waba bameze kwica umwimerere. Ubwo ka kajambo ka es ntabwo baba bagashyizemo, ugomba kuvuga ngo he does. He does work better. He does work better. Akora neza. Yes, he does work better. Noneho ubwo dukomeze hano hepfo kuri we, kuri twese. We do tomorrow. Ubwo turakora iki? Turakora mu gitondo, ariko ntituragaragaza igikorwa turi bwakore. Yes. Kurikiza aya magambo rero dukomeze. Kugira ngo rero ukomeze wongere icyongereza rero ni uko ukurikira ahangaha, kuko aha niho cyane hambere h'intangiriro y'icyongereza, kugira ngo ugire icyo wakunguka muri. Yes. If you are beginner for this video, niba uri umutangizi, ndagira ngo rwose ukurikirane iyi video. Irakugirira akamaro cyane kugira ngo bigufashe gutangira nawe neza. Niyo mpamvu nagarutse kuri izi verb kugira ngo tugendane namwe abantu bashaka kumenya verb uko bazitondagura. Yes.
iyi you iyo tuyigezeho babonye ko hano tuvuga we do tomorrow. We do tomorrow, turakora mu gitondo. Turi bwakore rwose. Urumva ko ntabwo twabashije kuvuga muri future. Iyo tuvuga future tuba twashyizemo will, ariko twakoresheje icyo bita simple present, ariko iri perfect. Yes, you do tomorrow, they do tomorrow. Murakora mu gitondo, barakora mu gitondo. Noneho iyo tugeze hano muri simple past rero iroroha cyane, ntabwo twakwirirwa tuyitindaho. Past ugomba kuvuga ngo I did. Narakoze. You did. Yarakoze. Noneho tugeze kuri uyu muvugo wa he na she na it, wirebere kuntu horoshye, ariko witonde umenye itandukaniro. Ntabwo twongera kuzanaho iriya es. Ni muri past bikomeza ari di. Yes. Ubwo ukavuga ngo he did, cyangwa se she did, cyangwa se it did. Noneho ubwo ni nkaho ukoresheje he wavuga ngo nawe yarakoze. Ubwo ni igihe cyashize. Noneho hano kuri we did, twarakoze nyine kiriya gihe. That time we did that time, twakoze kiriya gihe. Bishobora kuba ari muri last week cyangwa se next month. Yes, ari last weekend cyangwa se mu mwaka ushize, last year. Yes. Hano kuri you did, mwarakoze. Last week you did many work. Yes, kiriya cyumweru cyashize nyine mwakoze iki? Akazi kenshi. A lot of. They did, barakoze nabo. Yes, bariya nabo bagize bate? Barakoze, kuko ni muri past. They did the way I wanted. Bivuze ngo bakoze uko nabishaka. They did the way I wanted. Bakoze uko nabishakaga. Yes. Reka dusubire wenda nko haruguru gatoya, dushyire mu nteruro ku buryo zumvikana mukazumva, mukumva yuko hari ikintu mwaba muzikuyemo, ku buryo nimwandika no muri comment mushobora kuvuga ati teacher, rwose turagushimiye, ukomeze uduhe izindi verbe zitondaguye muri ubu buryo hamwe n'interuro zazo. Siko bimeze se? Yes, good. Reka dusubire ku muvugo wa mbere. Ugiye kuvuga ngo nakoze ikizamini cy'imibare. Wahita uvuga ngo I did mathematics
exam yesterday. I did mathematics exam yesterday. Ubwo nyine nakoze ikizame cy'imibare. Waba ugiye kuvuga ngo wakoze neza cyane, wakoze neza cyane, ukavuga ati, ugahita umubwira uti you did very nicely. You did very nicely. Ubwo umubwiye ngo wakoze neza cyane. You did very nicely. You did very nicely. Yaba yarakoze nawe ubwo nyine uramubwira ati you did very badly. Ubwo nyine ni nka contraire, ni nk'imbusane yayo, wakoze nabi rwose cyane. Bagiye rero kuri wa muvugo mukunda kuvuga unanirana uriho he na she na it. Urabizi past ntabwo twirirwa dushyiraho kakajambo es. Yes, ugiye kuvuga ngo yakoze gahoro cyane, wamubwira uti you did very slowly. You did very slowly. Ubwo yaba ari umukobwa nyine nawe uravuga ati she did very slowly. Yes, yakoze gahoro rwose, uriya mukobwa yakoze gahoro. Cyangwa se yaba ari kuri it, wenda ari nko ku modoka, tuvuga ngo it did very slowly. Rwose iriya modoka yakoze gakeya, ntago yakoze bihagije. Iriya modoka yakoze gake. Yes. Noneho twaba tugiye kuri uriya muvugo uri rusange, tukavuga ngo we did a lot and we got tired. We did a lot and we got tired. Twakoze byinshi turananirwa. Twakoze byinshi turananirwa. We did a lot and we got tired. We did a lot and we got tired. We did a lot and we got tired. Yes, nibyo. Twakoze byinshi turananirwa. Ni kuvuga ngo iyi nteruro nicyo ishatse kuvuga. We did a lot and we got tired. Yes. Twakoze byinshi turananirwa. Ushatse kuvuga nk'umuntu, nko ku muntu umwe wavuga ngo you did a lot and you got tired. Wakoze byinshi urananirwa. Yes, niyo mpamvu ndi kukubwira ntukore ibingibi. You did a lot and you got tired. That's the reason why you did a lot and you got tired. Niyo mpamvu utari kugira gute, utari kumva ibyo nkubwira. Wakoze byinshi kugeza aho unaniwe. Yes, kuri you did your responsibility very badly. You did your responsibility very badly. Mwakoze nabi inshingano zanyu. Yes, ubwo no kuvuga ngo niba naraguhaye inshingano ukaba utarazikoze neza, leta nkubwira ngo you did your responsibilities very badly. Urumva ko icyo gihe uzaba utakoze neza. Hanyuma hano kuri de naho ushobora kuvuga ngo they did daily responsibility. Kuko iyi day, yes, thank you. Kugira ngo